amazina yanjye nitwa Ishimwe Vanessa Regine alias Vanvi. Iryo zina rya Vanvi rero ni izina ry'ubuhanzi, ni izina nakoreshaga nk'umuhanzi mu gihe namaze mu isi y'umuziki, periode namazemo y'imyaka 2. Iryo zina niho ryaturutse. Iyo periode y'umuziki yatangiye mu mwaka wa 2008 niba nibuka neza, irangira mu mwaka wa 2010, ujya mu myaka ya 2010 ndumva ari ibyo ngibyo. Ngera muri studio bwa mbere, urumva hari muri 2008 ariko sinibuka ukwezi neza, gusa hari muri 2008 studio ya mbere nagiyemo. Niyo umuproducer witwa Rickson yakoreraga mu Nyakabanda. Niyo studio numva twagiyemo bwa mbere kuri recording indirimbo yacu ya mbere. Twari babiri, njye n'uwitwaga Raisa. Uwo Raisa nawe yakoreshaga izina ry'ubuhanzi rya Raiji, ubwo yari abbreviation y'izina rya Raisa. Vanvi akaba ari abbreviation y'izina ryanjye Vanessa. Ubwo twari babiri. Iyo niyo studio twagiyemo bwa mbere y'umuproducer witwaga Rickson. Kuva na kera njye ku giti cyanjye nakuze numva ibintu by'ubuhanzi bisa nkaho bindimo, nkubona kwandika utuntu ku ruhande, utuntu tundimo, utuntu tumeze nk'imivugo, utuntu tumeze ni nk'imivugo muri make. Nyuma rero nibwo naje gutekereza ko umuntu ashobora kuba umuraperi, nyine umuntu akagenda ibyo bintu nandikaga tukabishyira muri studio tukabikoramo indirimbo. Umuntu waduteye kuraje cyane ni umuhungu witwaga Lion Koni, nawe yari umuhanzi yagiyegaga muri Saint Andre akaba ariho mama rero yakoraga. Mama nawe yakomezaga abona ukuntu ibintu turimo ko dushaka kujya mu muziki, akabona n'abana b'abanyeshuri ku ishuri nyine babizi, nibwo yaduhuje n'uwo muhungu witwaga Lion Koni. Uri ni waduteye kuraje atubwira ko dushobora no kujya muri studio, atubwira ni nawe watwise izina Rap Target by the way, kuko amazina yacu ko yari yambara abiri twaje kuyareka twitwa Rap Target twese turi babiri. Ni uwo muhungu Lion Koni yari umuhanzi niwe wari duhaye, niwe watwinspire nyine adutera kuraje, twumvisha ko kujya muri studio bibaho byanashoboka. Aduhuza n'uwo producer we Rickson, dukora iyo ndirimbo yacu ya mbere yitwaga Amarira. Ikintu cyanteye ubwoba njye muri studio bwa mbere ni ko akundi bakwambika ama headphone uri inyuma y'ibyo birahure ukajyamo nyine nk'ibyo ntabwo nayo bimenyeye, ntabwo nayo ibintu narinzi, bifite ukuntu bistress, ni ibintu byose by'ibiko sinzi, na kamera kujya imbere aribwo bwa mbere biragucalenginga. Rero nanjye kwambara zira headphone imbere ya karaka mikro nkaririmba, numvaga byaranstressaga. Iki kintu cyanteye ubwoba ko ntabyo nari menyereye, numvaga ko wenda ndi bugende bagafata nka record nk'akantu k'akari aho ngaho k'akari record ukaririmba, ariko naje gusanga ari ibintu bitoroshye bifite ukuntu buri gihe, ariko sinigeze nanabimenyera. Igihe cyose ninjiraga muri studio nabaga mfite akantu k'ubwoba. Numvaga ko nta yandi mahitamo mfite. Deja kuntu byabaga byatugoye kugira ngo tube twahuye n'uwo producer, twagiye muri studio, inzira zose twanyuzemo nka kwa kundi nyine, nubwo umwana atinya kujya kwa muganga ariko ubomba kugomba kujya kwivuza. Numvaga mfite ubwoba, ariko nari determine, numvaga nshaka ko umuhanzi mfite ubwoba nubwo bwari buhari, ariko numvaga ko ngomba kubikora nyine, nabyihingagamo nkaririmba nyine ko nta yandi mahitamo nari mfite, nagombaga kubikora. Ariko uko ugenda uririmba, uko ugenda recordinga nyine bigenda bishira, nyine ugenda ubimenyera. Iyo bigitangiye nibwo wumva uri stress, ariko iyo uri kuri micro, ubundi nk'umuhanzi uri kuri micro uwatangiye kurapa, sinzi hari ukundi hari iyindi sura wibereyemo, ntago ibintu n'ibyo by'ubwoba ntumenye ko byagiye bicuduka nyine, ubona ubirimo ubwoba bwashize. Kira gihe byari bigoye, byo ntago byari byoroshye. Izo za Facebook, za WhatsApp, YouTube ntago ari ibintu byari bikiriho. Wagombaga kujya kuri radio nyine ukajya kwishakira umunyamakuru ukamakinga shoka indirimbo yawe nyine yamenyekanye. N'urugendo runini ni birebire, sinavuga ngo namenye aho mbihera naho mbigirira, ariko nko muri make umuntu wadufashije cyane mu bintu byo kumenyekanisha ibikorwa byacu yari producer Licky Licky. Sinavuze nuko twamugezeho, ariko wenda turabigarukaho. Yari producer Licky Licky yaradufashije cyane. Kamichi witwaga Abagabo wakoraga ikiganiro gikomeye kuri Voice of Africa, cyari ikiganiro kigezweho cy'ibintu by'imyidagaduro. Ndumva abo ngabo aribo bantu badufashije cyane. N'umuntu witwaga Pastor P wakoraga kuri TV1 n'ubu Mr P, niba n'ubu nawe aracyari umunyamakuru. Na DJ Bob, nshimira cyane DJ Bob, nawe yaradufashije cyane kuntu byo kumenyekanisha ibihangano byacu. Urumva abantu bari babishinzwe twabazengurutsemo bose, ariko abo ngabo nibo baza kwisonga badufashije cyane.
numva nanashimira cyane ko bagiye badufasha kumenyekanisha ibikorwa byacu bigira aho bigera. Licky Licky rero byo ukuntu twahuye nabyo nibirebereho umugani rero yari n'umuproducer ukomeye muri icyo gihe ko Licky Licky niwe wari umuproducer ukomeye kabisa muri icyo gihe wakoreraga abahanzi bakomeye ba Debeni ba Meddy Musiko rero batangiranye Tuff Gang n'abandi bagiye batandukanye. Ukuntu twahuye rero na Licky Licky byari ibintu sinzi nicyo kintu kijya kinantangaza cyane. Twari bato, nta support twari dufite, nta mafaranga twari dufite, ariko twari tuzi icyo dushaka, twari determined, twumvaga ko twaricaraga tukavuga ngo producer ukomeye mu Rwanda ni Licky Licky, tugomba kujya kumushaka. Licky Licky nta muntu n'umwe twari tumuziranye wenda ngo umuntu umuturangiye, twari aho ngaho gusa. Niyo mpamvu bijya bintangaza ukuntu twakoze ibintu urugendo rusa nkaho rutoroshye kandi mu by'ukuri nta bifatika twari dufite gusa courage. Bivuze ngo mu buzima umuntu afite courage hari ibintu byinshi ashaka kugeraho. Ubwo ndabyibuka hari muri studio yitwaga muri Unlimited Record, twumvaga ko nyine ari studio ikomeye tugomba kwishaka tukayijyaho. Ndabyibuka icyo gihe ariko twabanje no kujya kwa producer Clement. Icyo gihe nawe yari umuproducer ariko we yari ataragira cyane, ntago icyo gihe wari ukomeye ni Licky Licky. Ubwo wenda sinabinyuramo bya Clement ko byo nibirebere, ariko ukuntu twatangiye rero kujya kureba Licky Licky, ndabyibuka hari umuntu wari waduteye inkunga atubwira ko twemerera amafaranga kujya muri studio, niba ari 20,000 yaduhaye, niba ari 1000 bingahe. Icyo gihe duhura mu mujyi aduhaye amafaranga. Ariko ikintu cyababaje kinashyize, twinjiye muri bisi iva mu mujyi izinyamirambo aho bari baturangiye ko Unlimited ikorera. Icyo gihe ayo mafaranga uwo mugenzi wanjye arahise niwe wari yafite mu mufuka. Tuvuye muri taxi turayabura, turisaka, arahise aramubwira amafaranga turayabuze. Turisaka ahantu hose, birashoboka wenda uko wamubyigano w'aba bisi zajyaga inyamirambo ariho amafaranga bayatwariye. Twumva dutaye umutwe, twumva biratuyobeye, ariko ya determination twari dufite n'ukuntu twarabana turi innocent, twumvaga ko nyine umuntu turi bugende tukamubwira ibibazo twagize akadukemurira ikibazo. Turavuga ati nta kundi nyine ubwo reka tujye kureba Licky Licky kuri studio nubwo nta mafaranga dufite, tumubwire ko turi abahanzi dushaka kujya mu muziki. Kigenda byuka twagiye kuri Unlimited, tugenda tuhabaririza hari mu Biryogo, tubona tugeze muri studio, turagenda tujya kuri reception, tubwira umuntu wakoragamo, sinibuka izina ry'ukuntu ryitwaga, turamubwira ngo tuje gushaka producer Licky Licky. Umuntu aratureba avuga asaba abana, atuza se mufitanye gahunda? Tuti nta gahunda dufitanye, ariko twe turamushaka, turi abahanzi dushaka guhura na Licky Licky. Wenda nibaza ko yarategereza abana bwo baje bafite amafaranga, we yakoze akazi ke ariko atazi ko nta kintu kimwe dufite. Ajya kubwira Licky Licky ari muri studio icyo gihe ari kumwe n'abandi bahanzi nzo yakoreraga, aramubwira ngo hari abana bagushaka. Ubwo twe dufite CD y'indirimbo ya mbere twakoze. Ubwo Licky Licky hashize nk'iminota nk'ingahe, Licky Licky kumubona byari bigoye, ni ugiye wasanga umuhanzi amwirukanseho n'icyumweru ataramubona. Ariko ntumbaza amahirwe twagize icyo gihe nka nyuma y'iminota 5 niba nawe yaragize amatsiko avuga ati saba abana banshaka ni bande. Tujye kubona turabana arahingutse, tukimubona ngiye umutima wese umvamo, ubwo buranyica n'urayisa, tutazi ibintu turi buvuge. Umuntu aratwitabye, ariko nyine bwabwo twakoranaga nabwo kuko icyo twashakaga cyari kirenze ubwoba twashoboraga kugira. Aradusuhuza, turivuga amazina, aratubona nawe biramucanze avuga asaba abana. Turamubwira rero twebwe turi abahanzi, turashaka ko dukorera indirimbo. Muri abahanzi se muzi se kuririmba? Turamubwira rwose tuzi kuririmba, twitwaje na CD yacu y'indirimbo yacu ya mbere, wagenda ukayumva ukumva indirimbo ko tuzi kuririmba pe. Icyo gihe afata CD asubira muri studio, yamaze nk'amasaha 5 ataragaruka. Natwe ntabwo twari twarambiwe, twagumye aho ngaho, twumva aho ngaho dutegereje. Nyuma hashize nk'amasaha nk'ayo masaha yose twumva ya ndirimbo arimo kuyumva muri studio. Nuko nyine adutumaho wa muntu wo kuri reception aramubwira ngo nimugende ngo muzagaruke ngo tuvugane. Ubwo ngubwo nyine nuko gutangira kumenyana na Licky Licky bwa mbere nuko nguko byagenze. Gusa kugira ngo tuzamubone Licky Licky adukorere iyindi ndirimbo byadusabye, ndabyibuka twamugenzeho amezi 6. Licky Licky tugenda nko kuko uno munsi akatubwira ngo muzaze ikindi gihe kwa gatandatu tukaba twahageze, gahunda zacu zose tukemera tukazica, ariko amezi 6 kugira ngo Licky Licky yemere kudukorera indirimbo bwa mbere. Niyo byadusabye adukorera indirimbo. Licky Licky nta mafaranga yigeze duca, nibaza ko ari impuhwe yatugire ko ari nyuma nyumva twaje kumenyerana tukajya tubiteramo urwenya, akajya avuga ati mwabana mwe cyo koza, ati ndabyibuka atuzuko ni nawe watubwiye ko ari amezi 6 twamugenzeho, kuko twe nta nubwo twitaga ku gihe. Igihe cyose byafataga twumva ko ni Licky Licky nta wundi.
rimwe nibwo twaza kuganira nyuma tuvuga ati nk'abana muzi ko musekeje ati suko mwangenze amezi 6 yose ati nari ndyamye rimwe ndavuga ati abana bangenze amezi 6 turumva mu nteye agahinda pe ndavuga ati ngomba kubakorera nuko rero Licky Licky yadukoreye indirimbo ya mbere noneho ikintu cyanatangaje nuko Licky Licky usibye kudukorera indirimbo ya mbere yanayiririmbyemo ngira ngo mu kubabyibuka neza Licky Licky yari n'umuririmbyi afite n'ijwi ryiza buriya hari indirimbo zatavuga ngo yajyaga naririmbamo icyo gihe twarabimusabye sinzi ukuntu twabanaga na Licky Licky byarikoze muri make niba yarabonye imvune zacu akavuga ati aba bana rwose reka mbafashe mu by'ukuri ntago twigeze tumwishyura nta kindi kintu yigeze dusaba gusa twageze twibera n'inshuti yagize nk'impuhwe cyangwa agahinda turamuga ati Licky Licky waririmbye mu ndirimbo yacu icyo gihe ndabyuka tumaze kurikodinga iyo ndirimbo yaratubwiye ati musohoke hanze yakoranaga na producer Junior yatubwiye musohoke hanze mugende turagenda twaje kugaruka deja twumva Licky Licky aririmbamo twari mubwiye nka brage tubimusaba ariko twari tuzi ko ari bubyemere bo ngiye nko ku giti cyanjye ikintu cya mbere cyashimishije tugikora indirimbo bwa mbere urumva hari hagezweho ba Debeni ba King James bari bagezweho deja barabahanzi bakomeye icyo gihe urumva hari kuri studio nanone ikomeye abahanzi bose barahagendaga ndibuka mara gukora igitero cya mbere icyo gihe hari King James na Debeni sinzabyibagirwa icyo gihe Debeni yari ahari noneho ubwo Licky Licky aplayinga igitero cya mbere ninjye wari kimaze kugikora noneho ubwo Debeni yari umuntu sinzi nibaza ko ari n'ubu ariko bikimeze yari hambo cyane urumva yari umuhanzi ukomeye nawe yararahunga kuri studio ubwo yaraje nsanga muri studio aransuza arambwira ati amakuru yawe meza witwa nde nambwira ngo nitwa Vanessa wambwira turirimba neza cyane ati buriya numara kubuhanza kuza tushaka irindi zina gibguza tuzita nka Van Bidi cyangwa ikindi ati ntabwo uzakomeza kwitwa Vanessa ati kabisa courage uririmba neza cyane ibyo bintu byaranshimije koko Debeni icyo gihe yarakomeye ndavuga wow niba Debeni ashaka ku appreciate ibintu nkoze numva byanteye courage nyine byanteye courage numva ko ako kandi ni kimwe mu bintu byanshimishije Debeni kabisa thank you nubwo utazabimenya uko twamenyanye rero na Kamichi nawe yari umuhanzi akaba ari ryo zina akoresha nk'ubuhanzi ariko bagabo akaba ari izina akoresha nk'umunyamakuru yari umunyamakuru ukomeye mu bijyanye n'amakuru y'imyidagaduro ku kiganiro bakoraga kuri Voice of Africa noneho icyo gihe ndabyuka ari habaye igitaramo cyari cyabereye muri Cadillac njye na mugenzi wanjye Raisa nyine twaririmbanaga tujyayo twari twagiyeyo nyine kwa bya bitaramo byabaga mu mavakanse abanyeshuri bari natwe icyo gitaramo twari twakigiyemo noneho Kamichi aza kuri stage nyine we yaraje nk'umuhanzi arimo gucuranga arimo kuririmba uwo mugenzi wanjye Raisa yari afite agapapiye mushwari kundi nyine muri hantu mu kirori umuntu ashaka kutranspira yari afite agapapiye mushwari ari kwihanaguza noneho sinzi ukuntu abantu bamucokoje agapapiye mushwari gasa nk'agatakara kuri stage ko stage yabaga iri hafi gasa nk'agatakara kuri stage aho Kamichi yaririmbiraga noneho Kamichi we abonye bigenze gutyo wagira ngo nibaza ko yatekereje ko yabifashe personnel yagize ngo ni nk'umuntu wenda wakamushugunyeho kwa kundi umuntu abatakwishimiye akakujugunyaho nk'ikintu kandi byari accident nta nubwo twamenye byabaye ndabyibuka icyo gihe icyo kirori cyararangiye kwa kundi nyine abantu babari gutaha byabaye akavuyo nyine abantu bashaka gutekereza kirangiye icyo gihe Kamichi niwe watwishakiye urumva bigumanye ku mutima aravuga ati se kuki abari abana banjugunyeho karakana kigenda byuka niba twishakiye giye kubona tubona araje adusuhuje aho ngaho asuje Raisa nawe twari kumwe nyine activity ati najya mubaza akabazo k'amatsiko ni iki cyaguteye kunjugunyaho papier mushwari ndi kuririmba se ntago ukunda ibihangano byanjye ntago ukunda indirimbo zanjye ni cyaye cyabiguteye turikanga twese turumirwa turamusobanira rwose nta nubwo twari tubizi ko twakakuri kujugunyeho nta mutima mubi twari turi kubyigana n'abantu kunda abantu basunikana ugashaka kwatakaye ntabishaka ntago ruko nabikoze mbishaka ngo twamenyanye na Kamichi avuga toketi bya byanteye ikibazo mvuga ati wenda abantu baranyanga cyangwa abana ntibampfana ku buryo bagira ku rwego rwo kuba banjugunyaho ikintu ndi kuri stage nuko rero ubwo nuko kumenyana dusabana nimero ati se tumuga ko turi n'abahanzi nawe ubwo twabonaga ari umuhanzi Kamichi ariko tubona ibya Kamichi tubona ari umuhanzi nyine nk'abandi ubwo twahanye nimero nyuma rero sinzi ukuntu twaje kuganira hari undi mutipe ari umuhanzi wajya gukunda kuza mu rugo wari muri quartier twaganiraga arimo tugira inama aratubwira ati buriya ikiganiro kibera kuri Voice of Africa cya bagabo ni ikiganiro cyiza ati mwazagiyeyo akabafasha kubamenyekanisha indirimbo yanyu turavuga ati cyane natwe ikiganiro turakizi cya bagabo turi umunyamakuru atari ko buri abagabo turi umuntu yamubona gute
ati atari ku muntu yamushaka nibwo yatubwiye atari ku buryo uri abanyamakuru tumuzi ko ari n'umuhanzi sira nawe n'umuhanzi kandi tuzi ko ari umunyamakuru gusa aturi umunyamakuru n'umuhanzi niwe witwa Kamichi. Indirimbo twakoze n'uyu munsi nkanyumva mvira ni indirimbo ikoze neza, ni indirimbo twakoranye na G Bruce, nawe ni umuhanzi nawe mwiza uzi kuririmba ufite ijwi ryiza, nawe twamenyanye mw'iyo si y'umuziki. Iyo ndirimbo rero yitwa Marira, ni indirimbo navuga ko ari nayo ya nyuma twasorejeho kugira ngo dusohoka mu buzima bwacu bw'umuziki. Iyo ndirimbo rero ni iyo nyumvisha kabisa numva ko iyo ndirimbo yanakozweho n'abaproducer babiri. Icyo gihe yanakozweho na Licky Licky kwa kubura umwanya, kwa kutaboneka, kwa kugira gahunda nyinshi z'abahanzi birangira ikozwe na Junior nawe yayikoze, nawe warecordinze G Bruce, nyuma iza gukorerwa mastering na Licky Licky. Urumva ni indirimbo bayikozeho bose. Ni indirimbo rero yari ishimishije, ni indirimbo numva kugeza n'ubu numva yari ikoze neza, ni na souvenir nyine dufite nka raptageti. Ikintu cyatumye urugendo rwacu rw'umuziki kirangira navuga ko ahanini ni kugenda kwa Licky Licky harimo uruhare runini cyane, ko Licky Licky yari byose kuri twe, yari producer, akaba manager, akaba promoter, byose yarabikoraga. Ntigeze twishyuza, ntabwo twishyuza amafaranga, yageze aho natwe ziraramo, abona ko tuzi kuririmba, abona ko dushoboye, yifuza agira nyine iryo shyaka ryo kudufasha. Ariko nanone byari bigoye, urumva kugira ngo umubone indirimbo ya mbere niba byadusabye amezi 6 kugira ngo adukorere indirimbo, urumva ya kabiri byagendaga bitwara igihe kinini, rimwe na rimwe bikanatugora. Noneho ngiye ku giti cyanjye cyo narindi no kurangiza amashuri ya segonderi, urumva noneho gufatanya amashuri, ugomba gukora attention ngo utsinde, nanone komeza kugenda kuri Licky Licky ko byasabaga kumutegereza mbega ushiritse ubute. Nekereza ko rero aricyo byagiye biduca intege, bituma tugenda dusohokamo mu muziki. Noneho Licky Licky nagiye byo bitabiba ibindi niryo hereza ryacu ryabaye ku muziki nka raptageti, nicyo cyabiteye. Sintekereza ko twasubiramo uko comeback sinzi ko yaduhira, kuko nubundi Licky Licky sinzi mbitekereza kuko urumva hashize igihe kinini, raptageti ubwo ntikiriho, Raiji nawe yakomeza ubuzima bwe, nanjye nkomeza ubuzima bwanjye. Sinzi ko umwanya wakongera kuboneka, ntago ndumva ibyo bintu byari byangaruka mu byo kuba nasubira mu muziki. Numva ko rwose Licky Licky agarutse twakwishimira kongera kumubona bikagarukira aho ngaho. Hagize umuntu wansaba ko namufasha byangora, ariko numva niko n'ibintu n'ubundi babikurimo nta hantu bijya byo babira aho ngaho. Numva ko mbihaye umwanya nkabiha attention nabikora rwose nta kibazo. Numva ko kuba nakongera nkandika nkanajya muri studio, ariko byo bitari nk'ikintu kinshishikaje, ariko bibaye ngombwa ko bimba hari nk'unsabye ubufasha, why not. Inama nabwira abantu b'abakobwa bashaka gukora rap, umuziki wa rap, injyana ya rap, nuko ni nabaki rwose mu Rwanda bagire courage, bagire banaze kabisa babikore, kuko nzi ko bahari. Gusa mu gihe cyanjye hari uko byari bimeze, noneho mw'iki gihe sinzi uko bimeze, ariko ntekereza ko mw'iki gihe ariho byoroshye kurusha igihe cya kera, kuko kuri iki gihe hari uburyo bwinshi bwo kumenyekanisha ibihangano byawe. Hari za YouTube, YouTube channel yabaye menshi, amaradiyo yabaye menshi. Nibaza ko byoroshye kurusha mbere. Gusa nk'umwana w'umukobwa byo challenge ntabwo zabura, nibaza ko zitabura. Hari ibyo uhura nabyo bigusaba ko wihagararaho, utihagazeho hari igishaka gushiduka uyobye. Gusa inama nabagira no kumenya icyo ushaka. Natwe ikintu cyatumye tugeraho twari dufite courage, tuzi n'icyo dushaka, tudafite gucika intege. Rero nabwira abana b'abakobwa rwose ahubwo nibaze, dore ni bakeya mu Rwanda ntabahari bazi bakorera, barahari bafite impano. Cyambere ni ukumenya wowe icyo ushaka, no kumenya limite aho ugomba kugarukira mu gihe uhuye wenda niba itajyanye n'indangagaciro zawe. Ariko iyo uzi icyo ushaka nawe uzi kwiha limite, ubikunze, ubifitemo courage rwose, nta cyakubuza kuba umuraperikazi mwiza. Icyo navuga, ndashimira New Planet kuba mwantumiye, kandi nkaba nsaba n'abakurikira cyangwa se n'abadukurikiye gukomeza gukora subscribe, mugakora share, mugakora na like, kuko nabonye ibintu muri gutegurira abantu ari ibintu byiza cyane. Ikindi nkaba nshimira n'abantu bose badufashije muri rusange muri urwo rugendo twabayemo rw'imyaka 2 rw'umuziki.
n'urugendo nagiye mpuriramo n'abantu benshi, bamwe bagiye baba abahanzi bakomeye, abandi nabo hari ababivuyemo cyangwa se batakunze nkatwe, ariko uko biri kose muri rusange ndashimira cyane Raisa ariwe Raiji twakoranaga, twagiranye ibihe byiza, nkashimira Licky Licky wadufashaga, nkashimira Kamichi, nkashimira DJ Bob, nkashimira n'abandi na Ryan Koni, big up kuri G Bruce n'abandi bose badufashije muri urwo buzima, muri urwo rugendo twagize. Imana ikomeze ibahe umugisha kandi ikomeze bagure, murakoze cyane.